Nusubiza intekerezo zawe inyuma urasanga hari itsinda ry'abantu bigomye ibyo bakundaga n'ibyo bashakaga byose ngo ugere aho uri ubu ngubu. Banze kurya, banga no kunywa ibyo bakundaga, banga umunezero n'ibyishimo mu buzima bwabo kugira ngo ubeho unezerewe, ndetse bakajya no mu madeni kugira ngo ubeho unezerewe. Ariko ibyo byarababazaga cyane iyo baguhaga ibintu rimwe na rimwe ukabyanga, cyangwa se nanone ntunabyishimire, ariko bakakomeza gukora cyane kugira ngo umererwe neza. None ubu umaje kuba urubyiruko, icyo gihe hari byinshi wahigaga, hari byinshi wavugaga uzaba waragezeho, ubu ntabwo wabigezeho. Bimwe na bimwe nta nubwo uzi ko bizanagerwaho. None kunganye gutyo, ni ibihe bintu mu by'ukuri ukwiriye gukora muri iki gihe aho AI isigaje yiganza mu bantu, yiganza ahantu henshi hatandukanye? Ni ibihe bintu ukeneye gukora kugira ngo byibuze ahazaza haba hari icyizere cy'uko ibyo wahize cyangwa se ibyo utekereza kugeraho uzabe warabigezeho? Impamvu tutabura kuvuga ibi ni uko hari bamwe batabura no kuvuga ko ejo hazaza hazaba hakomeye, hazaba hagoye. Isi y'amarobo ndetse na AI izaba iriho ku bwinshi. Birumvikana hari kamwe mu kazi kazagendwa koroherezwa bitewe na AI. Ubwo bizatuma bamwe batangira kukavamo, abandi bakabure. Abazakavamo ni uko bazaba badafite ubumenyi buhagije, abandi bazakabura ni abazaba batarashatse ubumenyi buhagije. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ubumenyi bune cyangwa se ibintu bine ukeneye kugira ngo muri iyi si y'iki gihe ndetse n'izaza ube witeguye gukora ibintu byose. Manzi umenye neza ko wakoze subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tuvuge ibi bintu bine ku buryo bwimbitse. Ubushakashatsi bugaragaza neza ko abantu bari munsi y'imyaka 30 babayeho ubuzima butangaje. Babayeho ubuzima bwo kwinezeza ndetse no kubaka imibiri, kwiyitaho cyane, bakirengagiza ahazaza habo. Naho ibyo bidahagije, ntabwo bakora imirimo izatuma babaho neza cyangwa babona akazi. Ibyo birahita bitwinjiza ku kantu ka kane ukeneye kumenya kugira ngo uzabeho neza, cyangwa se bikongera amahirwe yo kubona akazi no kukagumaho. Kumenya urundi rurimi. Muri make, kwiga izindi ndimi ni ingenzi cyane. Ibi ngibi ushobora kubyumva nk'aho biciriritse, ariko biraremereye. Kadufata urugero. Wigeze ubona umuntu ujyana ibyangombwa byose agiye gusaba akazi kandi byuzuye nta na kimwe ubona ko kibura, yagerayo agataha amaramasa, agataha avuga ko yakabuze kubera ko azi ururimi rumwe rwonyine? Nimba azi n'urundi ntabwo ari rwo bakeneye. Aho ngaho uhita wumva uburemere bw'akazi, by'umwihariko uhita wumva ko ari amakosa yawe. Kuba hari igihe wataye uri kwinezeza ariko bikarangira warananiwe kwiga ururimi rumwe gusa rwakagufashe kubona akazi. Kwiga ururimi ntago bigoye cyane kubera ko ufite AI, ufite internet. Ibi byose biroroshye, ni ukugenda ukabwira AI ikagufasha kwiga urwo rurimi. Mu byo wakoraga byose uri munsi y'imyaka 30, ongeraho no kwiga ururimi rushya. Gerageza, uko byagenda kose uzabigeraho. Hari abantu benshi babeshejweho n'ubumenyi ngiro. Ubumenyi ngiro ni ikintu cya gatatu. Muribuka rwa rugero twavugaga, hari uwagiye gusaba asanga yujuje ibisabwa byose na rwa rurimi araruzi. Ahabwa akazi, atangira no gukora. Mu gukora hari ikoranabuhanga risabwa nka mashini ndetse na telefone akoresha mu kazi. Igihe cyarageze biza kwangirika, bisaba undi mukozi uza kubikora. Uwo mukozi mu kuhagera yaganiriye na boss cyane, asanga ibyo uwo mukozi wundi yakoraga nabyo yabishobora. Boss akimara kumva ibyo, aho kugira ngo agumishemo wa mukozi ukora akazi kamwe, yafata wa wundi uzajya ukora imirimo ibiri. Mu gihe iby'ikoranabuhanga byapfuye akabikora, akagomeza agakora n'ibindi byari bisanzwe. Urumva ko uwo yari yabonye akazi ariko birangira akabuze kubera ko hari ubumenyi atarazi. Ubumenyi ngiro burakenewe cyane. Muri iyi myaka wakakwiye kwiga gukanika utuntu duciriritse, ku buryo mu gihe uzaba utegereje kubona akazi wahoze urota, byanagufasha kukabona, byanagufasha kuguma kubona amafaranga mu buryo bworoshye kandi butagoye.
n'igihe wageze mu kazi byagufasha kugumamo. Ubumenyi ngiro ni ikintu cyiza cyane. Ku bantu badafite ubumuga bwo kutavuga, ibintu hafi ya byose babibona binyuze mu kuvuga. Birumvikana ko iyo uganiriye nabi cyangwa se ukavuga nabi birangira ibyo ushaka utabibonye. Wavuga neza ibyo ushaka ukabibona. Birumvikana ko ubu ni bumwe mu bumenyi umuntu akeneye kugira ngo abone ibyo ashaka. Akazi uzabona ntabwo uzakabona uri kureba gusa. Bizasaba kuganira n'uwo uri kukaka mu buryo bwiza. Birumvikana ko ukeneye kuganira neza, ukeneye gusaba ikintu binyuze mu buryo bwiza. Niyo mpamvu tugeneye icyo twita negotiation skills cyangwa se communication skills, ari bwo bumenyi bw'itumanaho. Ukeneye kumenya amagambo uzakoresha mu gihe uri gusaba. Nanone umenya amagambo uzakoresha mu gihe abantu bari kugusaba ariko udashaka kubahereza. Birumvikana ko niba uzaba ugiye gusaba akazi ahantu, bazareba uburyo uvuga, uburyo utekereza, uburyo ukora, uburyo umubiri wawe umeze mu gihe uri kubavugisha. Ibyo bizagena uko uzaguma ku kazi cyangwa se uko uzakabona. Bizagena inshuti uzagira, bizagena ubuzima bwawe bwose. Urumva ko communication skills zirakenewe. AI. Dutangira ikiganiro twavuze kuri AI. AI ikora neza kandi koroshya akazi. Ariko nanone imbogamizi ihari ntago AI yikoresha. Ayo ngayo niyo mahirwe y'abantu bafite kandi bigaragaza neza ko akazi katazigera kabura. Ahubwo icyo dukeneye ni ukwiga uko dukoresha AI. Digital skills. Ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Muri iyi myaka ukeneye kumenya neza gukoresha ikoranabuhanga. Gukoresha ikoranabuhanga nicyo kintu kizaba ubonye. Kubera ko abantu benshi iki gihe batunzwe n'ikoranabuhanga. Nk'ubu abantu benshi batunzwe no gutanga mitiyu, batunzwe no gufotora impapuro, batunzwe no ibi bintu bine tubonye ntago bigoye kubyiga. Kubera ko n'ubundi dutakaza igihe cyacu kinini turi gukora ubusa. Uramutse ubifite waba wiyongerera amahirwe yo kubona akazi. Wiyongerera amahirwe yo kwihangira umurimo wawe kandi uzagutunga igihe cyose. Uribuka bya bindi twahereyeho? Hari itsinda rikwitezemo ibitangaza kandi riteze ko hari ikintu uzabereka. Riteze ko byibuze bazabona ko baheshejwe agaciro n'ibyo yagezeho. Iyi niyo nzira nziza yo kwitoza kare kugira ngo uzabanezeze. Bamwe ni ababyeyi bawe. Ababyeyi bakwitangiye ibihe byose kandi bakora uko bashoboye kose kugira ngo ugere aho ugeze. Abandi ni inshuti zawe. Abandi ni umuryango wawe. Abo bose bakubonamo ibyo utibonamo. Niyo mpamvu ukeneye ubu bumenyi kugira ngo bugufashe kuzagera kuri byinshi kandi bihambaye. By'umwihariko niba uri urubyiruko, ibi bintu nibyo ugomba gushyira imbere cyane, byibuze ukazagera mu myaka 30 hari ikintu wagezeho. Hari ikintu ufite kizakongerera amahirwe aho uzaba uri hose. Ni naha twanzuriye